Ndi papa sava. Aho ndi guseka nawe. Urumva uri guseka nande Ndimba? Jaba ariko none uranshekeje neza. Ndimba ndavuze ngo winkerereza. Kora ibyo nkubwiye. Ayo. Nicaye hasi. Icara ku ntebe, icara kuri iyo ntebe niba uri kuyireba. Intebe siri. Ndimba waretse ku. Ariko se ko kurakomeje. Ndabatije. Ndimba ndavuze ngo wineshe igihe. Ndimba ryama. Hano hasi se? Kuri icyo gitanda. Asoma ko haretse kunkinisha basi. Ariko rero reka mbwire Ndimba ati. Je wonjya gusiga ndamurinda. Nakubwiye ngo ryama. Hano se hasi. Hari ahandi ureba? Aho ngaho nyine kuri icyo gitanda kiryameho ni ndyamisha hasi koko. Ndimba. Aho se nibiki? Uzi igitanda kiri he? None uragira ngo uryame hese? Genda avuze ngo ryama. Hano hasi. Kandi wa mugabo reka nkubwire. Bajya bavuga ngo imbwa nitajimenya aho nyina yataye amacwende. Nawe ushobora kuba wibagiye aho yataye. Ute? Se ko numva ibintu birakariyemo basi. Ryama Ndimba. Rimwe. Ryama Ndimba. Kabiri. Ndavuze ngo ryama. Ryama Ndimba. Ko se wakoroheje ibintu basi. None niba ndi kukubwira ibintu ku neza. Habaye iki? Ngo habaye iki Ndimba? None se niba nta cyabaye icyo nkubwira ko ari ikinyarwanda. Inshinga kuryama ni utazi. Ndimba ryama. Ryama hanga. Ako se uragira ngo bigende bite nkubwize iki? Ryame hano hasi. Kandi wa mugabo uri umuti wamenye. Nakuvuga ngo ni burebe igitanda kiryameho. Ryama kuri icyo gitanda. Hari bagasakumira. Ndimba. Se waretse kunkinisha basi. Ndakubwiye ngo niba udashaka divorce nanjye. Niba udashaka divorce nanjye. Ryama ngaho. Divorce yo nanyene. Ryamaho rero. Ko se ibintu bya divorce bijemo bite? Ndimba ubu uragira nkoresha. Ndavuze ngo ryamaho ngaho. Soni. Wanatinyuka. Urandeba iki? Urandeba iki? Nakubwiye ngo ryama sinakubwiye ngo ukiruru. Ryama neza ubikinda. Neza. Ndavuze ngo ubike Ndimba. Ndagukoropa ibyaha byose bigushireho. Ayo se Margo. Uzige Margo wambabariye basi. Wambabariye mbabarira wo kabyara. Wo kabyara. Ndavuze ngo ryama neza. Mbara wo kabyara. Ubikinda. Inka ubyaje inka rwose. Mbara wo kabyara imyaka yeze. Ndimba. Mbabarira wo kabyara. Ntabwo izo nka zawe zo zizambya. Wambabariye ko. Ndakubwiye ngo ngiye kugukoropa. Nukuri kwimana mbabarira. Ibyaha byose bigushireho. Ku buryo bazagira ngo mbabarira mugore mwiza. Madam, wambabariye ko. Wambabariye. Ndimba ntidupfubuze. Mbabarira wo kabyara. Nakubwiye ngo ntidupfubuze. Mbabarira wo kabyara. Rimwe. Mbabarira mugore mwiza. Kabiri ubikwinze. Kandi urabizi. Ayiwe. Ndavuze ngo asoni. Ndimba, ceceka. Ceceka. Wambabariye koko. Wambabariye. Mubabarire. Wacinko nizamu. Nakubwiye ngo kukubabarira izi nimbabazi naguhaye. Mbabarira. Reka nkunoze. Ndagutorosha ahubwo amaherezo. Ma. Arigihe wahereye. Mariko mbabarira nakeye. Niwamenya ko wakeye. Mbabarira nakeye. Uzigiye wahereye. Wirirwa wishugunyanga mu byaha wishugunyanga mu byaha. Ariko sigaho. Ndakwiyamye. Bise n'ibikirimo Mariko. Washinzwe iki muri urugo? Hano niyo nzira unyuramo. Bise ibintu komeza aho warugiye. Ibikirimo gukora Mariko. Komeza aho warugiye ntabwo bireba. Mariko mwirira. Nundeba. Mariko ubu mushinga utaho mwari muri muje gukora cyangwa. Oya bisibyo. Ramasa. Uru rugo n'urwaye. Bisani kuko uyu muntu w'umugabire. Ibyo se birakureba. Mumenye ibyanyu. Sigaho Mariko. Nakeye rwose. Nakubwiye ngo ndakura. Ese kurimo kumumera amazi. Ibyo birakureba. Mwansabira imbabazi ko. Ufite urugo rwawe nyaruka. Wa mukobwa nawe mvira mu rugo. Mariko wambabari. Ariko sigaho Mariko. Nakeye. Nta mwana usigaye. Ibyaha byose umuntu w'umugabo koko yubitse indimo mukumena amazi. Ngo ibyo ndimo birandeba. Ufite urugo rwawe nawe wa mukobwa we. Ufite ahuba. Ubundi munyuze hano ni muri gare. Ibyaha byose hano ni muri gare mwaje gufata imodoka. Umuntu nimba atabaje ntabwo twamutabara. Atabaje se nawe yatabaje. Wagiye umenya ibyawe. Akose Mariko. Have nyamuna. Uyu ni umuntu w'umugabo rwose. Havuye no umuntu w'umugabo pe.
ave Margarita ariko icyo ariko mpaviki ese uri mu biki ubu ngubu ariko mwabuze icyo mukora uri mu biki mwese muri gusamba musambira hanga musambira we nta rugugira uyu nta rugugira uyu ntagira aho none se umuntu uramukoropesha umukoropesho ni tuwarete ave wa mugore bakose Marigo byagenze ikibazo ufite ni iki ariko mwaretse nkamumaraho ikibi cyose uri kumubatiza se nakeye mumbwire ko nakeye ndamukoropa ndeba Marigari uzi ko ari ihohotero uri gukorera umuntu urabizi neza mana we ndi gukorera umuntu ndaharengana habaye iki ku buryo umugira nababwiye ko nta nama ndi kubasanga ndaharengana rero sinavuga ngo nuko ari umugabo ngo ahohoterwa basaba ibintu byo guhamagara byo byihorere none uri mu bikize ibi ni ibintu koko ibi ntabwo ari ibyo guhamagara tubyihorere igihe mbabwira uko byagenze bite Nubwo ntabwo uratora agatege ngaho burya utubuto wamvunaguye we sawa nyine ariko uzi ko wowe nta n'icyo wabaye ni uko mvuye dushe ngeze sinagiyemo ariko umunaniro wanze nawe urategura ubu se wayini kandi n'imineke ndabivanga gute oya ntari ntabwo Wayini igikorwa n'imineke, tuvuyemo n'imbuto. utanyweye akawayini ni ukuri ntabwo nabasha kuva hano ako cheers kuburyo niryo kuba utanyweye cheers we okay ntabwo ari byo ngese ndanyweye sheri bimeze bite numva umeze ute ku mutima iby'umutima byo wibigeramo kuko mo harimo byinshi ahubwo kuvuga ngo umubiri wo wanegekaye bose wanegekaye nkanjye ariko we uzanyicira wowe umunsi umwe madu noneho ariko noneho kuri iyi nshuro hari ibindi bintu wakoresheje kuko biri different ntabwo ari uko nk'uko wari usanzwe performing abahigirayo wowe mana bino biri worse ni ibiki se wafashe usigaye unywa twa tunini numva uramenye hanyuma ziriya mbaraga zikaba zaboneye ko dusanga ngo iminota yawe nyizi koko kuri iyi nshuro byagiye ingahe wajya kuyibona ukagira ingahe uyu munsi ahubwo ko erega waje ariko waje wabyitumye ubu gutishandamo oye rega nanjye nari ngukumbuye oya uranyahagije ni uko umuntu yiririra sho nagukumbuye nyegera shawanyegera nyegera ariko basakira kanage uranshaka iki wakati yewe imana ishimwe ntabwo ngushaka si hari iyindi umva mbabarira ibintu maze kunkorera birahagije so nyamara aka kanege ni keza kagarura ubuzima sikarimo isukari kagarura ubuzima reka ubu dusha experience nkurufike experience hanyuma ukangira kuriya wese sura n'umugore ariko ubundi bwa Marigo wawe koko mubigenza mute okay sorry yeah kiriya gikecuru se umuntu aba akibikora akareka ngwino sheri ngwino kwigirayo ntabwo ndi bwicare ndashobora gusa ngenda ntabwo uri bwicare ntaho nicara ibyo wakoze ahubwo naringize ngo njyewe sheri basi wambabariye ntabwo nshobora shamwe
ngwino mubwire Babe, birabira ntabwo nongera ariko ngakira bazi ntabwo ndi bwishake shiri wakihanganye ngwino nkwereke gatoya ese ko wahabutse erega bwa mbere nuko twaje twicara hano gutangiye kunyibwishwa ngo ngwino nkwereke utuntu muri telefone byarangiye se byanjye dusubiye mu cyumba dusubiyeyo ntabwo rero ndi nanjye numbwira ngo dusubireyo ndabyanga ubyange ntabyo ndi gukora nubivuga dupinge kandi urabivuga mbere urabivuga mbere akoze kuri kwivugisha uko utari kurebana amasaha agezeho urabona Margarita mu kanya badatashye kiriya kigore se cyaza ibyumweru bibiri ko gikunda akazi kubi ntigishobora kumva kiriya cyecu gikunda akazi ku buryo kuza no muri iki cyumweru ntibiri hafi icyakora cyo ibiki ni ibyumweru ibi 4 ako shano ubundi ndatanze agaruke ntabwo nshobora ntabwo uri butahe kugira ngo bazanturemo hano n'abaye intumbi ariko ushatse kuvuga iki sigaje imbaraga zo kujya kwiyondora mu rugo iwanjye ntuje ndi njyenyine hano se wabuze iki mbabarira vuga icyo ushaka ni wenda ngitumize nubwo cyaba kiva i Burayi mbwira ko nindara iri joro riri burangire utankozeho nicyo nshaka wese urumva bishoboka egora niyo mpamvu nanjye nshaka gutaha ako bebe reka nkubwire nyine bibiseriye nubwo nyine mba mbivuga ari blague ndi kwisetsa ariko nyine kuza hano birambangamiye gute icya mbere nubwo nyine ngerageza nkisanzura ntabwo hano ari mu rugo rwanjye wenda basi na hoteli rero uribuka ko iwawe twasezeranye ko nta kuhagera ntabwo nyine byakunda si wowe wabimbujije ntabwo byakunda nyine kuhagera ariko basi at least twakagiye no muri hoteli hari ahantu henshi cyane twafata umuntu akisanzura sa ntabwo twaye iki uzi ko hano ntabwo umuntu aba yisanzuye simbasha kuvuga ubugira ngo uvuge urenze hariya ariko nyine pe harambangamira hari ukuntu ujya kuvuga nkumvura ntabwo mba asa n'undi muntu uba muri urupangu wagiye wisanzura ntabwo mba nisanzuye ntabwo mba nisanzuye ikindi kandi reba hano urabizi ko kujya kumanuka hano iwanyu umuntu abanza guca kuri turiya tubari niba ari pande kandi kwa piga nzenze uhaca abantu bose bicaye hanze bari kureba ukavuga na piga nzenze nabo ari abantu baba barasi baba bareba bariya bariya kuba bahaza ibyuma se amazi yabo bareba shawe ya pe tugomba guhindura ko njye birambangamiye ntabwo kandi urabizi ko twabyumvikanye reka mubwire bariya babicaye kwa piga nzenzeho urumva ntuzavuye bari bishobora no gutambuka ntibamenye ko wahanyuze bari icyo baba birebera n'icyuma gusa baba bafite ariko byarabazengereje cyane babigire bariya bihorera ariko nyine tugomba kubiganiraho kuko nyine nta nubwo ari kugomba kubiganiraho njyewe niyo nshuro ya nyuma nje hano nyuma ntuzi turatandukanye ngo ufite amafaranga tujye duhurira outside ahantu mba nisanzuye nzi ko umutekano wanjye ibaze Margarita asanze hano uzi n'intambara n'umuntu wawe byonyine si urumva atahita anyicira hafi ariko kuki ugira ubwoba urase cyakurusha intege Margarita yankubita nanteruye aguteruye uretse ndanyine ko mfite umuntu n'imbaraga ufite imbaraga ziko mba nzifite mu gihe cya nyacyo wanze kuza kwicara hano ntabwo nshobora basi ngwino amasegonda aya cyari nkura amasegonda aya waje ariko ngwino ngwino mubwire akantu keza oh my god ngo ndagukunda thank
thank you ese ubu umugize ubu ibintu watinyaga ntabwo nkwizeye ntabwo uba unyizeye gute ariko ibyo ndi kubona ni bike ndimba ndi kurota cyangwa niko uratinyuka usigaye ucunga nagiye ukazana n'indaya mu rugo warangiza ukaziha n'ibitenge byageze gakenyera nta soni ugira ndimba niko ye mukobwa ukora iki hano ntabwo ari wenda kubaza ariko ndanakurenganya ndimba ubu noneho sinkwifatiye ubu rero wari uzi ko nzagenda nkifata nkaba iyo ngiyo urambwira iki kandi akasa agasuzuguro ndimba ugatinyuka ugafata n'igitenge cyanjye ugahereza izi ndaya zawe ahangaha ndimba ibi ntabwo biri bukunde kandi ikintu kinini nshaka kuvugana nawe ambura iyo sengeri ntabwo nshaka kuyihemukira wambara imwe y'umukara kugira ngo kandi unyerereze ese marigari wowe ariko reka tujye tuvugisha kuri Ramazani umukobwa urize ntabwo wambwiye ngo wize primaire ukiga segonderi ibyo se bihuriye ugasabwa ukarongorwa iwanyu bakaguha impanuro ukaza ahangaha ukabyara ugaheka koko none bikaba bihuriye hehe uko umugabo yakosa kose wakwihanira bene aka kageni ukamukora ibi bintu yewe nashatse ko ibyaha byose bimushiraho amaze igihe yigaragura mu ndaya uyu mugabo yaranzengereje murabizi muri urugo n'igihe ukora jyenyine kuva kuri buri kimwe na box yambariyemo imbere nigiye marigari tuyigura uyu mugabo singihinga imyaka ngo njyane ku isoko nk'abandi simenya n'igihe yasaruriye yaragurishije ibintu byose yabutwa mu nzu ndaza gasanga akantu kagiye nagera mu murima ngasanga basaruye noneho ejo bundi nasanze ari no kugurisha isambu ntanibuka ko twese twanditse kuri icyo cyangwa none ageze ukawushyira ku muntu umva yigaraguye mu ndaya bihagije noneho nasanze uyu munsi noneho yarazigaraguye amana zikenyeje nagira ngo ibyaha byose bimushireho marigari baragufunga nyamara ibikora ntabwo ari ubu nawe ikosa wakora zakogoshesha umuhoroza nicyo ushatse kuva hanyuma ngendebere none se utanarebera wagira umuntu gutya yego ntabwo umutemye ntumukubise ariko koko ugafata icyo kintu ukaza gukora none se uri gukoropa ni mu mutima se mo gukora reka tuvuge yuko umutwe we none uri mu kabuna niwe uri gukoropa nagira ngo kubera ko amazi yenyine yigaragura muri izo ndaya mwoze ibyo byaha byose ariko akaba ari byo watekereje marigari cyangwa n'ubugome uvuga utireka mu gukora nawe ubyumve n'ubugome marigari nawe uratinyuka ukavuga ubu ngubu se babwirwaho moshya ntabwo ubu ngubu aribwo nyasanga akikiye ahangaha muri inzu we nta jambo nkwatse ariko oya nawe rero ikintu cyose cyaba wowe wakwihanira gutya ko iri ni ihohotera marigari ndakubwiza ukuri ko Imana ishobora byose urumva bagufashe wahanwa nk'abandi bagome kandi mungira inama ibondo ryahwanye na pave uzwi babigufungira ibi kose ndimba wowe koko wakwisubiye wamuganira ubu urageza urakaza umugore kugera kuri uru rwego urimo kwikura iki koko wowe nta kintu bikubwiye ubu urumva ufite ubwenge buzima akira iyo ndaya ngo yagiye yirukanse nkakira fata utuminyoni twawe warumye ubwo ndaya yagiye uragenda wicarane n'umugore wawe muduketagure muri kumva niba urugo rwanyu rukwiye kubaho gutya ubwo yana yaragiye atagenda nyine niba yakiraga umushyitsi erega marigari tubyaye n'aba aracyonsa ntabwo mvuze ikigoryi
ariko byaye nabi nyine aracyonsa ntabwo mvuze n'ishyano ngo araryonsa aracyonsa wa muntu ubwo nta kundi byagenda Ramaza wese wari ugiye hangano mva induru ivuga induru y'umugabo Merindi kwa Ramazani nagiye kureba Suzana ameze ate Suzana wa araho ngo Ramazani ngo yakubisemo ni Karamaza kurya ngo nawe ugira ituma umuntu wari gati cyondo niko bimeze ejo bundi aherutse kumpamagara ati rwose umutwe ntibawujyane ariko Marigari undi wamugani nk'iriya irarikira umutwe w'ihene bari gatike ago wareba bugogo amaherezo natwe baradukoropa wemberaho mutuboda urabona urwo amazatwigende Dimba ngo nta kundi nyine no kwihangana